Viva Sport muri stade Amahoro mu masaha ya nijoro nibyo tugiye kuba tureba ahenshi mwayirebye ku manywa ariko kuri uyu munsi hano tugiye kuba tureba iyi stade mu masaha y'ijoro. Ese yakagute gihe hakiniwe match y'ijoro bizaba bihagaze bite? Ngende tuyishime Gilbert kandi subscribe ukande like unadusigire igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu bihagaze tudatinza cyane tuzimbye mu magambo. Reka turebe iyi stade mu masaha ya nijoro ngira ngo murabireba amatara ari kwaka ngayo rwose, ariko uko mubibona murabona ko amatara ari kwaka na amatara makeya yo kwifashisha, kuko ubundi abantu bubaka iyi stade Amahoro bubaka amasaha 28 kuri 28. Ngira ngiyo ni tapi vert, ubwo n'ubwatsi mubona, ubu bwatsi nabwo burakatwa uko bugenda bugumamo, aho mubona hari umwanya nahazaterekwa amapoto, ubu bwatsi burakura nabwo bugakupakupwa. Ngira ngo murabona amatara agiye ari ku mpande, hari kwaka make muri buri nguni. Nuvuga ngo amatara azajya muri iyi stade Amahoro ntago ari nk'ibi bitara mubona biba byubatse hanze ya stade biba biri ku mapoto. Amatara azaba ari ku gisenge, kuri roof, ku musozo w'iyi stade. Nyango murabona nijoro uburyo ibiri kugaragara rwose. Viva Sport twabashe gutembera muri iyi stade mu masaha y'ijoro kugira ngo murebe uko izaba igaragara, nubwo bwose amatara yose atari kwaka. Gusa no hanze icyo ni igice cya VIP, hazaba ari muri VIP. Gusa no hanze naho hagomba kuzaba hari amapoto byibura abiri ariho amatara, kugira ngo uzajya ubasha kureba umukinnyi nta gicucu ubona, ureba umukinnyi utari kubona. Hari ukuntu nko muri Petit Stade, muri stade y'Inyamirambo regionali, hari ukuntu umuntu bamugaragaza nijoro ukabona ibicucu bine, hari umukinnyi uzajya umubona nta gicucu kubera amatara arimo. Hanyuma izo ni intebe, ni za ntebe zizinga. Izi ntebe nizo CAF na FIFA bemera, intebe zitari ibisima, intebe zizingwa zikanazingurwa, abantu bakaza bakicara, baba batashye bakazizinga. Izi ntebe zamaze kuba zishyirwa muri stade Amahoro yose, ubu zamaze kuba zirangira. Kuri uyu munsi wa none ubwo nayitemberagamo hari nijoro, ibintu biri gukorwa ni igice gisigaye kitarasakarwa, kiri kugenda gisakarwa nacyo mu minsi ya vuba cyane kiraza kuba cyarangiye. Hanyuma kandi nanone hari ibice byo hasi muri basement hasi muri stade nabyo bikiri gukorwaho, nabyo turaza mu kanya tubanza turebe kwanza izi ntebe uburyo ziri kugenda zishyirwamo aho zitari. Iyi ngiyi ni imyanya nyine, ni inzira, ni ama escalier azamuka. Hanyuma ahangaha ni mu gice cyo hejuru kuri roof, cyane cyane ahantu haba hari abakameramani, uretse ko n'igice cya media nacyo gihari, turaza kuba turinda tukibereka. Ariko ahangaha turi, ahangaha ni hejuru y'intebe hegeranye na roof. Ahangaha naho haba hafite abahariwe kuyicara. Ngira ngo muri kubona ko turi hejuru, noneho twazamutse stade sasa turi kuyirebera hasi. Hejuru aho ngaho, aha ni hasi, hejuru hari indi etage. Ahangaha ni kuri etage ya mbere tuba turenze. Ngira ngo murabona ko imbere yanyu etage ya kabiri iri guhinguka hirya. Ubu aha hejuru yacu naho hari izindi ntebe. Reka dukomeze dutembere murebe mu masaha ya nijoro. Umuntu uzajya aba wicaye muri stade Amahoro ndakurahiye azajya aba ameze nk'uwicaye muri Edeni. Muri Edeni ahubwo nukureba ese imikino tuzakenera tuzitwara gute. Ngira ngo murayibona ahangaha narindi kuri roof, narindi hejuru cyane kuri roof, ngenda ndeba uko bimeze. Ariko mu masaha ya nijoro ngira ngo murako ni stade yaka, izaba yaka. Ahangaha nuko twabashe kuhagera bacanye amatara makeya. Reka sasa tumanuke hasi tujye muri basement hasi, aho abafana bazajya binjirira hasi. Hazaba hari hoteli, kuko iyi stade igomba kuba ifitemo amahoteli. Muri half time abantu bikoza hanze gato cyane, bakabanza bakagenda bagafata icyo kunywa, bagafata n'icyo kurya, ubundi bakagaruka mu gice cya kabiri buzuye. Ndetse no kwinjira muri stade muzajya mwinjiramo imyuka ari yose mwatamiye, niba urya kawunga, niba urya byose
muri stade Amahoro bizajya biba bihari. Aho ngaho ni ahagana hanze, aho ni ahagana hanze ya stade, usa n'usohotse muri stade, ni ahagana hanze kabisa. ngira ngo turakomeza tugende dutembera turebe uko bimeze. Hanyuma ahangaha sasa turasohotse, turasohotse. Iri shusho ryo ryafashwe ku manywa, iri shusho ryo ryafashwe hakiri ku manywa. Iyo ni imigongo iri muri stade Amahoro mwimbere. Ni imigongo iri muri stade Amahoro mwimbere ndetse n'iz'ibiti. Turakomeza dutembera. Aho ni ku gice gishyira hanze usa n'usohoka. Iri shusho ryo narifashe hakiri ku manywa. Iri ntago ari irya stade Amahoro y'uburyo biri kwakamo mu masaha y'ijoro. Iri narifatiye hanze. Izo ni inkingi. Aho ngaho aha niho binjirira cyangwa se akaba ariho basohokera, bitewe naho ugiye, bitewe n'amafaranga wishyuye, kuko amatike agenda arutanwa bijyanye n'uburyo uzaba wegereye ikibuga. Niba urinjirira muri etaje ya mbere, bitandukanye n'umuntu uraza ko ari muri etaje ya nyuma yo hejuru, kuko muri etaje ya nyuma yo hejuru ari nayo yiyo ngiyo turiho mubona, hari ukuntu umukinnyi aba yagiye kure yawe, ukareba mu kibuga hasi ukabona ni nk'udushishi cyangwa se ni batoya cyane, ariko hasi rwose ubareba neza cyane. Ahangaha ni imiryango basement. Mutembere rwose murebe stade Amahoro hasi uko imeze. ngira ngo naho murabona ko amatara ari kwaka. Ku banyarwanda bose bazinjira muri stade Amahoro, aha hose muzajya mugenda muhanyura. Ahubwo ku bantu mudukurikirana muri bindi bice, muri za Amerika, muri za Canada, muri mu bihugu bitandukanye, mu Buholande, muri mu Bufaransa, mujya mu mastade yaho atandukanye. Uyu mutamenwa turi kubaka i Kigali cyangwa se turi kuvugurura, ntago muzaza ngo murebe uko bimeze. Tubibutse ko iyi stade Amahoro n'ubundi iri kuvugururwa, ibikorwa biracyakomeje, ariko biteganywa ko mu kwezi kwa gatanu izaba yamaze kuba released, izaba yamaze kuba ishyikirizwa abatangije ibikorwa byo kuyisana, cyane ko ari stade n'ubundi yari isanzwe ari stade Amahoro, ariko itakigezweho. Kuri ubu ngubu ikaba iri gusanwa, ikaba imaze gushyirwa kuri standard y'i Burayi cyangwa se ku rwego rw'i Burayi. ngira ngo murahabona aho dukomeje kwenda tutembera ni hasi muri basement. Aho ngaho twageze ku kibuga hirya, ubwo aho ngaho ni hafi yaho abantu bazajya basohokera bagiye kuba bagira icyo bafata, ubundi bongere bagaruke. Iyo ni stade Amahoro rwose mu masaha y'ijoro. Urabona ko iraka uretse kuvuga muri pitch gusa, ariko n'ibindi bice bisigaye biraka. Ahangaha sasa ni hanze, bikorwa uko biba bimeze. Icyo ni ikibuga kiri hirya hanze ya stade Amahoro. Ni ikibuga kizaba ari icy'imyitozo. Murabizi ko buri stade igomba kuba ifite hanze ikibuga cy'imyitozo kizajya gifasha abakinnyi kwitoza. ngira ngo icyo nicyo nacyo barubaka nijoro na kumanywa, ngira ngo murabibona, kugira ngo imirimo ibashe kuba igenda neza cyane. hari hanze. Reka tugarukemo indani twongere turebe tugenda tunasoza. Aho ngaho naho ni inkingi, ni hanze. Izo ni beto zubatse iyi stade. Iyi stade kugeza ku munsi izaba yatashywe ku mugaragaro, aha kuri Viva Sport rwose tuzagenda tuyitembera igikorwa ku kindi. Kuri uyu munsi twari twaje tuvuga ngo tuyitembere mu masaha y'ijoro turebe uko biba bimeze. Ahangaha ni hanze nyine, ngira ngo murabibona. Aho hose mubona hari itaka, hagomba kuzaba hari kaburimbo, imodoka zihaca zimeze neza cyane. Iryo ni ishusho. uwo nguwo ni njyewe rwose. Aho ngaho nta gashusho nafashe ngenda na miguru. Stade nayitembereye mu masaha ya nijoro na miguru rwose, ngenda ndeba uko ibintu byifashe. Ubwo ngo rero nguko stade Amahoro nuko nguko maginga ibaye iteye mu masaha ya nijoro. Gusa kumanywa naho reka nongere mbereke gato, ngira ngo na kumanywa murahabona. Kumanywa naho murayibona nuko nguko izaba iteye.
ku manywa naho rwose ngira ngo murabibona ngaho reka tube dusoreje ahangaha ngira ngo mwamaze kuba mubibona. ubwo igikorwa ku kindi tuzagenda tubibagezaho. Hanyuma aha kuri Viva Sport TV amakuru yose atandukanye ya siporo nta handi ugomba kuza kuba uyasanga uretse ahangaha kuri Viva. Kanda subscribe aya makuru akugereho aho hose. Nande tushime Gilbert, dusubire mu bindi biganiro.